Yesu abahe kuririmba zaburi zanyu. Zaburi niva mutima zanjye. Zaburi ndirimba Manu himbazwe ko waduhaye indirimbo mu mitima yacu. Twese twosimbuka ku bw'icyubahiro cy'Imana. Zaburi ndirimba ziyadawi. Zaburi ndirimba ziyana. Ndumva hari ukuntu wakomera Imana karuru karenza ko ngako. Hanyuma mwavugije impundu abacuranzi baraceceka. Twese hamwe tuvuge ngo turabababariye. Tubahaye imbabazi. Ni umunezero udasanzwe kuba hano. Kandi ntabwo nabitekerezaga, ariko kubera umugambi w'Imana turi hano. Kubera icyo Imana yavuze turi hanyuma rero nshimire abadutumiye Pasteur Joye, Imana ibahe umugisha. Njyewe ni inshuro ya kabiri ngeze hano, ariko icyatumye nagize umwete cyane wo kuza ni ukubera ibihe bya mbere twagize by'umunezero udasanzwe. Ariko nanjye banyihoreye, nta n'umuntu wakoze kuri keyboard, nta n'umuntu wagize gute. Murumva bimeze gute? Ariko ndiyo yake. Muri sawa? Muri sawa munyishure? Hano turimo kuramya Imana kandi turanezerewe ababanje bose, abayoboye bose. Yesu abaha umugisha cyane. Yo, haleluya. Nitwabona amagambo tuvuga yabasha gusobanura neza icyo uri cyo kuri twe, gusa mu magambo make icyubahiro ni icyawe. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ubwoko bwawe bateraniye ahangaha Mwami, intego nta yindi ni ukuzamura icyubahiro cyawe. Natwe twavuye mu bindi bihugu, intego nta yindi ni ukuvuga ko ari wowe wenyine ukwiriye. Amajwi yacu twese arazamutse Mwami, avuga ngo ni wowe ukwiriye. Ushimwe wowe wakoze icyo abandi batari gushobora. Uhimbazwe we Mwami w'abami, witanze twebwe tukabona ubuzima. Hallelujah.
himbazwa Yesu cyubahiro cy'Imana isumba byose imbaraga z'Imana zibohora imbaraga z'Imana zitanga ubuzima twabona uko tuvuga imirimo salimara barasoka babera soke yabonye igisubizo n'ukuri agahinda yarafite agahinda k'itorero yarafite hari umwami wagakuyeho niwe Yesu amarira agahinda k'itorero yarafite hari umwami wagakuyeho niwe ibyananiye abamarayika bose umwami Yesu byose yarabishoboye umwami wanjye yarabishoboye byose Yesu we ibyananiye abamarayika byose imfura zo muri Egiputa zicwaga ubwo imfura zo muri Egiputa zicwaga abana b'Imana i Gosheni bari amahoro abizera umwana w'Imana ntibazabona itegeko ry'urupfu kuko itegeko ry'ubugingo bw'iteka niryo murage Yohana we reka kurira nshuti yanjye reka kurira asigaho reka kurira asigaho
yarabishoboye umwami wanjye. Abemera ko Yesu yabikoze ibyananiye umwami wanjye yarabishoboye, umwami wanjye yarabishoboye. Ibyo tutari guhabwa n'imiryango Yesu yarabikoze twese kandi. Hey hey ibyananiye twese dusubiremo rimwe gusa. Let's go. Umwami wanjye hari ijambo ngira ngo mbabaze niba murifite mu Kirundi, hanyuma niba murifite mwese muravugira rimwe ubusobanuro bwaryo utitaye ku gisubizo cyawe. Igisubizo cyawe kiraba arico, nimba ubizi kiraba arico. Haleluya. Mu Kirundi habaho ijambo rivuga ngo, mufite amatsiko nababonye. Haleluya. Mufite ijambo mu Kirundi rivuga ngo kuvumba. Kuvumba bisobanura iki? Nugutaha ibirori utatumiwe, nukuja kunywa amata utaguze cyangwa utakamye, nukuja kurya ipirawo utigeze utegura kubera gusa kuko usanze abandi barimo bayirya hariya nawe ugahita wicara ati namina nawe mikono ugahita utangura. Ndanezerewe kweri kweri. Murambura ibiganza tubiramburira umwana. Ubeza sawa kweri kweri. Haleluya. Nimba muzi kuvumba, muzi n'umuntu bita umuvumbyi. Kandi ubwira mugenzi wawe ngo Beni yarigeze kuba ari umuvumbyi. Jewe nari umuvumbyi ntabwo mbihisha. Ariko uyu munsi ndavuga indirimbo itari yawe. Ndavuga indirimbo yanjye. Kandi nawe ufite indi ndirimbo yawe. Mwayumvisha ya mama Rehema, mwayumvisha Funua familia yake. Nanje ndavuga zaburi yanjye itari yabandi.
ndavuga ibyanjye, ndavuga iby'amaso, ndavuga iby'amaso yanjye yiboneye. Yesu yanzahuye ku manywa, Yesu yanzahuye ku manywa y'ihangu, abantu bareba ku manywa y'ihangu. Nubwo naceceka simbivuge, nubwo naceceka umutima uravuga. Twese tuvuge ngo yaritamuruye hamwe n'abaririmbyi, yaritamuruye, yaritamuruye umwijima uraho. Iwacu umwijima warahunze, inkingi y'umuco, inkingi y'umuco ihagarara mu rugo rwanjye. Yaritamuruye, nawe Yesu yitamurura iwawe n'ukuri. Umwijima urahunga, inkingi y'umuco, turambura ibiganza tuvuga ngo inkingi y'umuco ihagarara iwacu. Inkingi y'umuco, inkingi y'umuco ihagarara. Tuvuga ngo turasusuruka, imbeho irashira. Ndasusuruka, ndasusuruka, shira n'imbeho, maze nanjye ngira ijambo, nanjye ngira ijambo. Nawe n'ijuru, ndasusuruka, ndasusuruka, shira n'imbeho, nanjye ngira ijambo, nanjye ngira ijambo. Kuvumba amashimwe y'abandi, arebera mu madirisha abandi batamba. Yesu tarobanura ku butoni, araza asura ibyanjye byavuye bibaho. Nahoraga kuvumba amashimwe y'abandi, arebera mu madirisha sabahe kuririmba zaburi zanyu. Zaburi niva mutima zanjye, zaburi ndirimba, Mana uhimbazwe ko waduhaye indirimbo mu mitima yacu. Twese twosimbuka ku bw'icyubahiro cy'Imana. Zaburi ndirimba,
Israheli we, nukubera ko wujuje indirimbo mu mitima, nukubera ko watugiriye neza biraturenga, tukumva tubuza amagambo twavuga. Abo Yesu yagiriye neza wabumbura akanwa kawe ukamubwira amagambo akuri ku mutima. Uri Imana ituye inyuma y'ibihe, uri Imana yahozeho iruta itangiriro. Nubwo ibihe tubamo bishobora guhinduka, wowe uri Imana idahinduka. Nubwo dushobora guhura n'ibidutera ubwoba, uri Imana itagitinya, itagira ikitera ubwoba. Uyu mugoroba mwami turatura ubutsinzi budasanzwe kandi duhabwa nawe. Turatura kunesha kandi guturuka mu kuboko kwiza kw'Imana. Hari ibintu wobohora, hari ibintu wozingura bigakunda. N'amajwi atuje. Zaburi, zaburi, ndirimba si ya Dawidi. Zaburi, ndirimba si ya bene Asafu. Nimva mutima ayizanje fituruhamya kigendera. Wongere ukongeza itabaza ryacu mwami, wongere wirukana umwijima kandi umucyo wawe uganze. Munyemere turambura ibiganza dusubiremo gutyo gusa. Nduwiwe nawe nuwanje arazi nanje ndamuzi kubimenya nibwo buzima. Sama oradashira. Urashaka kunyemerera tukavuza akaruru k'intsinzi? Nyemerera tuvuza akaruru k'intsinzi. Muri badufise amahoro adashira. Imana ibahe umugisha aba worshipers bose bavuye hano muri kano kanya.